Iga mu gice cy'uyu munsi ngiye kubaganiriza kuri story imwe nakunze. Ni mu nda y'umubyeyi uba utwite abana b'impanga. Impanga imwe ireba ngenzi yayo mu nda y'uwo mubyeyi ikayibaza iti ese wizera yuko nyuma y'uko tuvutse hariho ubundi buzima? Mugenzi wayo arayireba arayisubiza ati yego rwose hagomba kuba hari ikindi kintu kiri nyuma y'uko tuvutse. Ati wenda dushobora kuba turi kwitegura ku bintu bizatubaho nyuma y'uko tuvutse. Iyo mpanga yari imaze kumubaza ikibazo iramubwira ati ibyo ngibyo ni ubujiji cyane, ntabwo bishoboka. Niki se cyaba kiri nyuma y'uko tuvuye mu nda ya mama wacu? Uko bisa kose nta buzima buzaba buhari. Iyo mpanga irongera iramubwira iti ntabwo mbizi, wenda hashobora kuzaba hari urumuri rwinshi kurusha ururi aha ngaha mu nda ya mama wacu, cyangwa se tukaba tuzagenda kuri aya maguru yacu abiri, tukaba turya turishije umunwa wacu, nta muntu wapfa kubimenya. Ariko njye nizera ko ari byo, cyangwa se tukazaba dutangira kwiyumvamo nk'ibintu tutashobora gusobanukirwa ubu ngubu. Ya mpanga yabihakanaga yaramurebye aramubwira ati ibyo ngibyo ntabwo bishoboka rwose. Uyu mura uduhuza n'umubyeyi wacu niwe utugaburira, noneho kugenda n'amaguru yacu, ibyo ngibyo bisa nk'aho ari ibintu uri kwihimbira mu mutwe wawe, ntabwo bishoboka. Ya mpanga yamubwiraga yuko bishoboka ko nyuma yo kuvuka hashobora kuba hari ubundi buzima. Yarongera iramubwira iti nyamara wenda ntabwo tuzaba dukeneye uyu mura uduhuza n'umubyeyi wacu kugira ngo tubeho. Ya mpanga yabihakanaga cyane iramubwira ati okay, reka tuvuge ko wenda hariho ubundi buzima nyuma y'ubu ngubu. Okay, niba se hari ahandi hantu tujya tumaze kuvuka, ni ukubera iki aho hantu abantu bajya ntawe uragaruka aha ngaha aturutse aho hantu ngo aze abitubwire? Ibyo ngibyo rwose nyuma y'uko tuvutse ni aho ngaho biba birangiriye, nta kintu kiba gihari uretse umwijima gusa. Ya mpanga yakomezaga kumubwira yuko nyuma yo kuvuka hari ikindi kintu kizaba gihari nyuma. Yarangiye murebye iramubwira iti tugomba kuzahura n'umubyeyi wacu kugira ngo atwiteho, ntabwo twaba turi mu nda ye. Niturangiza ngo nyuma yo kuvuka biba ari umwijima gusa, ari ahantu hacecetse, tugomba kuzahura n'umubyeyi wacu akaturera akanatwitaho. Ya mpanga ngenzi ye yabihakanaga yaramusetse cyane iti mada, ati umubyeyi? Ati ntabwo bishoboka cyane. Ati wizerera mu bintu by'umubyeyi ko dufite umubyeyi? Ati ngibyo ntabwo bishoboka cyane. Ati se niba dufite mama umubyeyi wacu ubu ngubu se ari hehe ko tutamubona? Ya mpanga ngenzi ye yakomezaga kumwumvisha yuko nyuma y'uko bavutse hazaba hari ubundi buzima. Yaramusubije iti mama wacu niwe utuzengurutse aha ngaha hose, dutuye muri we. Iyo ataza kuba ari we ntabwo twakabaye turiho, kandi nawe urabibona. Ya mpanga yari iri ku ruhande rwo guhakana yaramusubije ati njye ntabwo njya mubona. Ati ni ukuvuga ko ahari ariko ntawe uhari, ntabwo tujya tumubona, ntabwo agaragara. Impanga yari iri ku ruhande rwemeza yarangije iramubwira ati rimwe na rimwe iyo ducecetse cyane, nufata umwanya wawe ugaceceka, ibintu byose byacecetse, uzajya umwumva ijwi rye rivuga rituganiriza gahoro gahoro.